ariko n'usengerwa nawe hari uko akwiye kuba ameze. Aba agomba kubanza kwigishwa ijambo ry'Imana kugira ngo rihindure imitekerereze ye, rihindure imyumvire ye, rimushyire muri mudu cyangwa rimushyire mu buzima bwo kugendera mu ijambo ry'Imana yabwiwe, ribashe kumugeza ku gitangaza ashaka kugeraho. Haleluya, Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro, kandi Imana yacu ishyirwe hejuru, kandi Imana yacu ikomeze guhimbazwa, kandi Imana yacu ikomeze kubahwa mu isi no mu ijuru mu izina rya Yesu, kubw'ineza yayo yatugiriye, kubw'ubuntu bwayo yatugiriye ikatubeshaho uyu munsi tukaba tugihumeka umwuka w'abazima mu izina rya Yesu. Kandi reka mbabwire ngo tuyizamurire icyubahiro aho turi mu mpande zose z'isi, tuyizamurire icyubahiro aho turi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, tuyizamurire icyubahiro cyayo muri Afurika, tuyizamurire icyubahiro cyayo muri Amerika no muri Aziya no muri Oceania no mu Burayi. Tuyihereze icyubahiro kuko ari icyayo, iragikwiriye kuko yadukoreye ibikomeye, natwe turishima mu izina rya Yesu. Imana yacu rero niyo guhimbazwa kuko itureberera ku manywa na nijoro, ikatubera Imana aho twabonaga bidashoboka, ikatubera Imana aho twabonaga bitazemera, ikatubera Imana aho twabonaga nta cyizere dufite cy'ubuzima, ikatubera Imana kandi tukabona itubeshejeho, kandi tukabona iraturamukije, tukabona twongeye kuba abantu b'Imana uko bwije uko bukeye. Imana ishimwe cyane rero, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ngiye muri kumva nitwa Pasteur Nzayisenga Adiel, umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, nyoboye itorero ryitwa Imbaraga z'Umusaraba hano mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, hano mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko. Imana yo mu ijuru ibagirire neza, kandi Imana yo mu ijuru ibakomeze mu izina rya Yesu. Mbabwire ngo rero uyu ni umunsi mwiza, ni umunsi w'umunezero, ni umunsi w'ijambo ry'Imana rizura ibyapfuye, ni umunsi w'ijambo ry'Imana rizura ibyapfuye. Ariko se Imana ibizura ite? Imana ibizura kubera ko habaye iki? Imana ibizura irebeye kuki? Haleluya. Buriya buri kintu cyose kigira impamvu yacyo ituma kibasha gukorwa, kikongera kigasubirana ubuzima kandi cyari cyapfuye. Imana ishimwe cyane. Rero Imana igibasha gukora ikintu kigaragaza ko ari Imana. Haleluya. Impamvu iza kubidashoboka ikabigira ibishoboka ni ukugira ngo yigaragaze ko ari Imana, kandi igaragaze n'uwo yakoresheje ko hari Imana imukoresha. Imana ishimwe cyane. Babwire ngo ibitangaza byose twakora, uko twabigenza kose, uko twazura abapfuye, uko twasengera abarwayi bagakira, uko twasengera abantu tukabahesha umugisha, ntabwo ari twe tuba tubikoze, ahubwo ni Imana yaduhamagaye idushyiramo uwo muhamagaro wo kubikora. Niyo guhimbazwa rero, niyo kubahwa, tukabikora duciye bugufi kuko Imana ikunda abaca bugufi bayikorera mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha rero. Ndagira ngo rero ijambo rize kukugiraho umumaro, rize kukugiraho uruhare, rize kukwambutsa ibigutega cyangwa se ibiri imbere yawe, rize kukuzura mu byapfuye byawe uzi. Hari igihe kaba ari akazi kapfuye, hari bwaba ari ubucuruzi bwapfuye, hari igihe waba ari umuryango wasenyutse, hari igihe bwaba ari uko bwapfuye. Ibyo byose ni ibintu Imana ije gukoreramo, ariko hari ikiri butume ibikora, hari ikigenderaho. Imana ifite ibintu bibiri igenderaho kugira ngo izure ibintu byapfuye byongere kubaho. Ifite ibintu bibiri ireberaho kugira ngo ibeshaho ibintu bitari bikwiye kongera kubaho kandi byari biriho. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Iyo ibintu biriho nyuma bikaza kutabaho, nuko biba byari biriho ariko bikaza gupfa, ntibize kongera kugira ubuzima bwo kubaho. Imana rero ifite ubushobozi bwo kubasha kongera kubibeshaho kandi wabonaga bitazongera kubaho. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo uyu munsi Imana ikugiriye icyizere cyo kongera kukwereka ko ibyo wibwiraga ko bitazabaho byongeye kubaho mu izina rya Yesu. Muri uyu mwanya rero niki ijambo rigiye kukubwira. Rero ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana tuza gusanga hano mu byakozwe n'intumwa ibice 9. Ibyakozwe n'intumwa ibice 9, turahera ku murongo wa 36 tuze kugera ku murongo wa 43. Murongo wa 36 tuze kugera ku murongo wa 43. Ariko turibanda cyane ku murongo wa 40 n'uwa 41, ariko ya magambo yose ari muri mirongo somye tungiye mbabwiye ndaza kwisobanuramo ngendeye ku mirongo nasomye kugira ngo icyigisho cyacu kize kumvikana neza. Ni byiza kumenya ese umuntu ibyiyo bipfuye bizuka kubera iki? Ese iyo umuntu arwaye bakamusengera akira kubera iki? Hari ibintu Imana irebaho, kuko buriya mu gusenga hari ibintu Imana ikoresha.
kugira ngo umuntu asengerwe akiri, cyangwa se ugiye gusenga kugira ngo asengere umuntu akiri. Hari ugusenga, hari uburyo agomba kuba ahagaze. Abagomba kuba ahagaze muri autorité y'Imana, abagomba kuba ahagaze mu buzima bw'Imana, imibereho y'Imana yose ikaba iri ku buzima bwe, kuko ugiye gukora umurimo w'Imana ugomba kuba uri mu buzima bw'Imana bukuzuyemo. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo ntabwo uba ugomba kuba ureba ku kindi kintu cyo ku ruhande, uba ugomba kuba ufite kwizera kuguhamiriza ko ibyo ugiye gukora bigomba kubaho mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Rero Imana nayo iyo ibonye wa muntu ugiye gusengera umuntu urwaye warembye kugira ngo akire, cyangwa se ibintu byapfuye kugira byongere kubaho, irabanza ikareba niba ugiye gusengerwa afite kwizera. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu tutagomba gusengera umuntu tutabanje kwigisha ijambo ry'Imana kugira ngo yizere ibyo tugiye kumubwira. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ari bya bindi byo kuvuga ngo baraguhamagaye ngo ngwino ujye gusengera umuntu ukagenda ugahita utera isengesho. Banza umwinjize mu buzima bw'Imana, banza umwinjize kwiyumvamo Imana muri we, yumve ko icyo agiye gukorerwa ari ikintu kigiye gutangwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Abantu benshi rero bajya basengera abantu ntibakire kubera iki? Ntabwo babanje kwinjiza abantu mu buzima bw'Imana kugira ngo umuntu yumvemo ko umuti agiye kunywa ari umuti uturuka ku Mana, ari umuti w'ijambo ry'Imana rigiye kumukiza, atari imiti banywa isanzwe. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu yewe iyo uje kukambwira ngo ngusengere ku kibazo runaka, mbona umwuka w'Imana akanyereka ko hari ibindi bintu ugifite ku ruhande ukirangariye, ndabanza nkakubwira nti rero niba urwaye indwara igukomereye cyane, ndimo ndabona utarajya kwa muganga, banza ujye kwa muganga ubanze wivuze. Hanyuma numara kwivuza bakakubwira ko byanze, ushaka kugenda ukivuza bakakuvura ugakira, iyo ndwara igakira. Birashoboka ko abaganga nabo bashyizweho n'Imana, umurimo bakora n'Imana yabubahaye, bagomba kuwukoreramo bakagukiza indwara urwaye, bakaguha imiti ihwanye n'uburwayi ufite. Ariko bishobora no kwanga ko iyo miti itakuvura, bikaba ngombwa ko wifashisha abanyamasengesho tukagusengera. Iyo uje rero nkabona ko wavuye kwa muganga byanze, nibwo ngusengera. Icyo gihe umutima wawe uba utakiri mu buzima bwo kujya kwa muganga, ahubwo umutima wawe uba wamaze kugera mu buzima bwo kwizera Imana ko ari iri bubashe gukuraho cya kintu kiri ku buzima bwawe, cyangwa se bwa burwayi buri ku buzima bwawe, cyangwa se bya bibazo byose biri ku buzima bwawe. Iyo wabanje kuvanaho ikintu cyose cyatuma ureba ku mpande zose ukaza gusengerwa, ikintu ushaka gusengera cyose kirakunda mu izina rya Yesu, kuko nta handi ukishingikirije, wishingikirije ku Uwiteka. Imana ibaho umugisha rero. Ndimo sobanura kugira ngo ube uri umuntu usengerwa ikibazo cyawe kigakemuka, nuko uba ugomba kugira kwizera, ukizerera mu ijambo wigishijwe n'ugiye kugusengera. Kandi nanone ugiye kugusengera nawe kugira ngo agusengere neza, nuko abanza kukwigisha ijambo ry'Imana mu kibazo ufite, mu ntambaro urwana nazo, mu burwayi ufite, hanyuma ukumva ko Imana uko yakijije abandi, uko Imana yahesheje umugisha abandi, ukumva ko nawe igomba kubikora mu izina rya Kristo Yesu. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza. Rero ndumva tugiye gusoma iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 36 kugera wa 44. Hanyuma reka dusome mu izina rya Yesu. Duhere ku murongo wa 40 tugere ku wa 41. Petero abaheza bose, arapfukama, arasenga, ahindukirira intumbi ati, Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Petero amufata ukuboko, aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi, amubaha ari muzima. Imana yacu ishimwe cyane. Aya magambo dusomye ni amagambo meza, kugira ngo tuyasobanukirwe neza. Rero tugiye kwiragiza Imana mu isengesho. Aho uri uce bugufi, hanyuma dusenge Imana, twumve icyo Imana ivugana natwe twamaze kwiragiza Imana, kugira ngo iri jambo rize kugira umumaro ku buzima bwacu. Mana Data wa twese uri mu ijuru, iri ni ijambo ry'umumaro, iri ni ijambo ry'umwuzuro, iri ni ijambo rigiye gukiza indwara, iri ni ijambo rigiye gutanga ubucuruzi mu bantu, iri ni ijambo rigiye gutuma abantu bongera kubaho, iri ni ijambo rigiye gutuma abantu bava mu byaha, iri ni ijambo rigiye kwerekana ubuzima bw'Imana mu bantu. Reka iri jambo umuntu wese uryumva rigira aho rimuvana, rigira naho rimugeza, kandi Mwuka Wera abahe gufashwa naryo, kandi Mwuka Wera abahe gukomerera muri ryo, kandi Mwuka Wera abahe gusohozwaho n'ikiri jambo rigendereye ku buzima bwabo, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Mu magambo dusomye iki gitabo kigaragaza ko ngo ari ibyakozwe n'intumwa, cyanditswe n'umugabo witwa Pawulo agifatanije n'umugabo witwa Luka. Aba ni abagabo Imana yagiriye ubuntu
ni abagabo Imana yahaye imbaraga, ni abagabo Imana yahaye ubwenge bwo kwandika amagambo nk'aya ngaya kugira ngo azigishe benshi, agire ikintu abagezaho mu buzima bw'umwuka no mu buzima bwo gukora kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero dusomye amagambo hano agaragaza ibintu bikomeye. Ndi ku ijambo rivuga ngo bimenyekane ko Yesu atabara, bimenyekane ko Yesu atabara. Ndagira nkubwire ngo nawe uyu munsi Yesu agiye kugutabara mu buzima urimo, nawe uyu munsi Yesu agiye kugutabara mu bihombo wagize, nawe uyu munsi Yesu agiye kugutabara mu burwayi wagize, nawe uyu munsi Yesu agiye kugutabara mu ngorane n'inzitizi nyinshi wagiye ugira, watekereje ukabura igisubizo. Yesu agiye kuzana igisubizo uyu munsi mu izina rya Yesu. Ndetse reka ndanakubwire ngo abantu benshi baranabibonye, babonye uko umeze, babonye bitazemera, babonye bitazakunda, ariko bagiye kubona ko Yesu wamenye agiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe, barushaho kwizera Yesu ko ari muzima kandi ko akora imirimo n'ibitangaza ku buzima bw'abamwiringiye no kubamutakiye ku manywa na nijoro. Imana ishimwe cyane. Twasomye amagambo meza agaragaza umugore umwe witwa Tabita, kandi ngo yo Tabita yari umugore ufite kwizera, yari umugore ufite imirimo myiza. Nigeze gusoma ijambo ry'Imana riravuga ngo kwizera kudafite imirimo ngo kuba gupfuye, kandi ikindi nanone burya imirimo idafite kwizera nayo ibipfuye. Ndagira ngo rero ahangaha tuze kumvamo ibintu byinshi bitwubaka mu ngeri zose. Abantu bari bubone ibintu byabo byongera kuba bizima, bitacyongeye gupfa, cyangwa ubuzima bwongeye kuba buzima butacyongeye kumera nabi. Ariko turaza no kubona uburyo umuntu agomba kugira kwizera no kugira imirimo myiza, kuko hari ibintu Imana, nababwiye ngo hari ikintu Imana ikoreraho kugira ngo izure umuntu, hari ikintu Imana ikoreraho kugira ngo Imana itabare umuntu. Imana ishimwe cyane. Nuko tugomba kuba dufite kwizera, nuko tugomba kuba dufite imirimo myiza. Iyo mirimo myiza rero ni ikintu gitungwa n'umuntu wamaze kumva ko Imana iri mu buzima bwe. Imana ishimwe. Nigeze kubabwira, ndababwira ngo abantu bose baremwe n'Imana, ariko ntabwo bose ari abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo hari abana b'Imana bava mu bantu Imana yaremye, kuko iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 25, igice cya mbere umurongo wa 26, haravuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu kandi ase natwe. Bivuga ngo uwo muntu ngo ahabwe ubwenge bwo kuyobora ikintu cyose cyari kiri mu isi, kuko nawe uhawe ubushobozi n'ubutware, kuko yari mu buzima bw'Imana. Rero n'uyu munsi nta kintu kirajya hejuru y'umuntu Imana yaremye, kuko umuntu niwe ufite ubwenge buruta bw'ibindi biremwa byose mu isi. Ariko ntago bibuza ko abantu bava mu ruhande rw'Imana. Imana ishimwe cyane. Satani akimara kujugunywa mu isi, byabaye ngombwa ko imitekerereze y'abantu ihinduka. Satani akayirogoya, hanyuma akayihindura, akabashyira mu bidafite umumaro, bakava mu bifite umumaro by'Imana bakajya mu bidafite umumaro bya Satani. Rero bivuga ngo iyi si ifite umwami uyihagarariye ari we Satani, ariko dufite n'Imana ihagarariye abamenye Imana. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu tudakwiye kuva mu mugambi w'Imana kuko twamenye Imana, ahubwo Imana twamenye tukashakisha uburyo tuyigeza ku bantu bavuye ku Mana, bari abantu b'Imana ariko bava ku Mana. Twe twagumanye n'Imana, rero uyu munsi wano niko dufite ubushobozi n'imbaraga Imana yaduhaye bwo kubasha guhindura ba bandi ngo bongere bagaruke ku Mana yabo. Imana ishimwe cyane. Tujya dusoma Bibiliya ikatwereka uburyo Abisirayeli uburyo bagiye bava ku Mana bakayivanaho n'ibyabo byose, ngo bakaramya ibigirwamana, kandi Imana ifite ubushobozi bwo kugira icyo yabakorera gitandukanye n'ikibigirwamana byakora. Ariko ngo Imana ne ikabareka bitegereza, ngo ikabwira Mose ngo Mose ngo genda ubwire buriya bwo kuva mu bigirwamana, hanyuma buze buramye izina ryanjye. Ngo ariko Abisirayeli bakanga, nguko bari baramaze gutera Imana umugongo, bikageza igihe Imana nabo ibabwira ngo nanjye ubwo mutangarukiye nanjye nsimbagarukira ndabatera umugongo. Ngo iyo baterwaga umugongo n'Imana bahuraga n'ibintu byinshi bibabaza, ubuzima bwabo bukamererwa nabi bitewe n'uko bavuye ku Mana. Reka nkubwire, iyo wavuye ku Mana byanze bikunze uhura n'ingaruka zabyo. Ndakwifuriza kongera kugaruka ku Uwiteka Imana, ndakwifuriza kongera kwitekerezaho, ndakwifuriza kongera kumva ko Imana ikigufiteho uruhare, ikigufiteho umugambi, ukumva ko nubwo uri muri ubwo buzima ariko ukwiye kubuvamo. Uyu munsi ijambo rizabona kukubwira ngo va mu bintu bidafite umumaro winjire mu bifite umumaro. Uyu Tabita yari umudamu, yari umuntu ufite ubuzima bw'Imana, yari yaremereye Imana kuyikorera, agakora ngo imirimo myiza, yari afite ngo kwizera. Ubuzima bwe ntabwo yabufataga ngo bushyire mu bidafite umumaro, ahubwo yabikoreshaga ibifite umumaro, hanyuma ngo agakora imirimo myiza, ngo akaba afite no kwizera. Ngo imirimo myiza yakoraga ni iyi, ngo muri aka gace yari arimo ngo hari harimo ngo abapfakazi n'abakene. Ngo muri aba bapfakazi ngo akajya bareba akabitegereza, ngo hanyuma akababohera imyenda yo kwifubika no kwambara. Mu yandi magambo, mu buryo bugaragara, muri iki gihugu hari harimo ubukonje bwinshi.
ariko ntabwo aba bapfakazi n'aba bakene bari bafite ikintu bifubika. Abandi barifubikaga ariko bagatundwa n'imbeho, imbeho ikabica. Ariko ngo haza kuza umugiraneza witwa Tabita, ngo areba ababyeyi bagenzi be nubwo bari bakennye b'abapfakazi, ngo akora umushinga, haleluya, afata ubushobozi bwe bw'amafaranga, afata ubushobozi bwe bw'ibyo atunze, abuvanamo ibyo gufasha abatishoboye, abuvanamo ibyo gufasha abapfakazi, abuvanamo ibyo gufasha abakene, ngo hanyuma ngo abo ngabo bakajya bahora bamutekerezaho neza. Imana ishimwe cyane. Mbese weho uyu munsi wa none icyo utekerezwaho neza ni igiki? Uyu munsi wa none ubuzima bw'Imana uhagazemo, icyo Imana yakwibukiraho ni igiki? Mbese wowe uyu munsi wa none ubuzima bwo mu isi uhagazemo, icyo Imana yakwibukiraho ni igiki? Ndashaka ko tuzaganira mu kindi cyigisho nzigisha, tukaganira ku kintu cyitwa umugisha n'ikintu cyitwa ubugingo. Abantu bajya bitiranya cyane ngo kugira umugisha niko kuzajya mu ijuru. Ntago ariko biteye. N'abandi bajya bibwira ngo kujya mu ijuru nuko kugira umugisha. Ntago ariko biteye. Kujya mu ijuru ni kimwe, no kugira umugisha ni ikindi. Imana ishimwe cyane. Byose bikorerwa mu buryo butandukanye, ariko iyo bibaye byiza byose ukabikorera kimwe, ukabikorera rimwe, ukabitunga byombi, ni umugisha kuri wowe. Ariko ushobora kugira kimwe muri byo. Mu isi ushobora kwiberaho neza ariko utazabona ubugingo, ariko no mu isi ushobora kubaho neza ufite ubuzima bw'Imana, uzabona ubugingo ndetse ukabona n'umugisha, ukawutunga mu isi, ukazabona n'ubugingo, ukabugendana mu mugambi bwo mu ijuru wari ufite n'umugisha mu isi. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Rero ndagira ngo mbabwire ngo uyu Tabita we yari afite ibintu bibiri bimuranga. Yari afite ikintu cyitwa kwizera, yari afite n'ikintu cyitwa imirimo myiza. Iyi mirimo myiza yamubereye ikintu gikomeye cyane. Bibiliya yerekana ngo uburyo yahaga imipira ngo akayifashisha abakene n'abapfakazi ngo bakifubika, ngo bakajya bahora bamutekerezaho neza, ngo baramukundaga mu buryo bwose, ngo ntawavugaga nabi Tabita muri iki gihugu batuyemo cyangwa muri ako gace bari barimo, ngo buri muntu wese yamuvugaga neza. Dukwiye kugira amakuru meza aduturukaho, dukwiye kugira amakuru meza adukomokaho, aho tunyuze hose niba tubone nk'abantu badafite umumaro, ahubwo batubone nk'abanyamumaro. Imana ishimwe cyane. Dukwiye kuba abantu bafite umumaro. Niba ugiye gusengera umuntu, umusengere nk'ufite umumaro ku Mana, umusengere mu ijwi riturutse ku Mana, ntumusengere mu marangamutima yawe ngo umwereke ko ari wowe ufite imbaraga n'ubushobozi bwo kubikora. Ikitumye ubikora ni uko Imana yakugiriye icyizere cyo kubikora. Wikishyira hejuru ngo wumve ko ari wowe uri gukora, ahubwo ni Imana iri gukorera muri wowe. Imana ishimwe cyane. Bityo wa muntu icyo urimo kora Imana izagikoreramo. Imana ishimwe. Imana iraza igashyigikira amarangamutima ari mu buzima bwo gusengera, hanyuma wa mugambi w'Imana ukaza ukivanga mu byo wa muntu arimo avuga, bigakora ikintu gikomeye ku buzima bwawe uri gusengerwa, hanyuma icyo usengerwa kikabasha kubaho, kikaba kizima. Imana ishimwe cyane. Natangiye mbabwira ngo ariko nusengerwa nawe hari uko akwiye kuba meza. Abagomba kubanza kwigishwa ijambo ry'Imana kugira ngo rihindure imitekerereze ye, rihindure imyumvire ye, rimushyire muri mudu cyangwa rimushyire mu buzima bwo kugendera mu ijambo ry'Imana yabwiwe, ribashe kumugeza ku gitangaza ashaka kugeramo. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Tabita ngo akundwa n'abapfakazi, ngo akundwa n'abera, ngo akundwa n'abakene, ngo bakajya bahora bamutekerezaho neza. Amakuru Tabita yari afite muri quartier yagendagamo hose, ngo yari umunyamirimo myiza ndetse yari afite no kwizera. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ngo igihe kigeze, ngo kuko tuba mu isi y'ibibazo, tuba mu isi y'ingorane, ngo igihe kigeze Tabita ngo aza kurwara indwara. Reka babwire, mu isi tuhari turi mu buzima bw'Imana, ariko isi ifite nayo uruhare rwo kudukoraho ibyo ishaka. Ariko ibyo ishaka ntabwo ari ibyo kutwica. Imana ishimwe. Twebwe abamenye Imana, iby'isi dukorera ntabwo ari ibyo kutwica, ahubwo ni ukugira ngo bigaragaze imirimo myiza y'Imana ku buzima bwacu. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Gukomera kw'Imana kugaragarira mu bibazo duhura nabyo, gukomera kw'Imana kugaragarira ku ngorane duhura nazo, gukomera kw'Imana kugaragarira ku byo turwana nabyo mu isi, hanyuma iyo bituvuyeho Imana yacu iragaragara ndetse igahimbazwa. Kuko abantu bataramenya Imana, iyo babonye ibikuriho bikuvuyeho, batangira kuvuga ngo ari kuriya muntu afite Imana akorera, ifite ubushobozi. Bityo nawe atangira kugenda yizera, akumva ko Imana ukorera yagukuriyeho cya kintu cyari cyarakubereye ikibazo, nawe akavuga ngo nanjye Imana izankora nk'ibyo yakoreye uriya. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Tabita rero ngo aza kurwara indwara ikomeye cyane, ngo indwara iramurembya, agera mu gihe cyo gupfa. Haleluya. Bijya biba ngombwa, nshuti z'umusaraba mumwe mu nyumva, wewe mama uri munyumva, wewe wa mupapa uri munyumva, wa musore uri munyumva, wa mukobwa uri munyumva, bijya biba ngombwa ko mu isi duhura n'ibibazo bikomeye kandi dufite Imana muri twebwe. Ariko ibyo bibazo humura, Imana igufiteho imitekerereze myiza, Imana igufiteho umugambi mwiza, Imana igufitiye icyizere cyuko nubwo bikuriho ntacyo bizagutwara. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro.
turabibona mu gitabo cya Yobu uburyo Satani yakoreye bibi Yobu, ariko ngo akaguma mu Mana, ngo ntiyareka Imana ye, ngo akomeza kubana nayo, ngo akomeza kugendana nayo. Uyu munsi wa none nicyo cyitegererezo tubona ko ibitubaho mu isi bitagomba kutubaho akarande, bitagomba kutubaho ibihe byose, ahubwo dufite Imana ibihindura, ikabihinduramo amateka meza. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Wowe urimo nkurikira rero, ndagira ngo wumve ko uko byari bikumereye atari ko bikomeza kumera. Imana ishimwe cyane. Hari amateka agiye guhinduka ukabona ko Imana ifite imbaraga, hari amateka agiye guhinduka ukabona ko Imana ifite ubushobozi. Reka nkubwire, nubwo ubona abo mukorana bakugizeho ikibazo ndetse bashaka no kugwambanira ngo ubuzima bw'akazi buhagarare, ariko reka nkubwire, ntabwo ariko biri bugende. Imana iraza gukora ikintu gikomeye ku buzima bwawe, ihindura imvugo zabo. Kubera iki? Wamenyeje n'Imana ko akazi wakagiyemo ari Imana ikaguhaye, ndetse ukiziramo Imana, ndetse unagakiranukamo. Gukiranuka kwawe rero uko nguko Imana igukoreramo, ikabasha guhindura imitekerereze y'abantu bakugambanira. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Rero ndagira ngo nkubwire ngo Imana ikora igitangaza kuri Tabita ngo arwara indwara ikomeye cyane, ngo araremba, ngo ari kumwe n'abapfakazi, aremba ngo ari kumwe n'ababera, ngo hanyuma ngo arembye, ngo bapfakazi ngo baramwitegereza, barasigasira, baravuza kuvuza biranga. Haleluya. Ngo biranga, amererwa nabi cyane. Ariko reka nkubwire, kumera nabi kwa Tabita Imana yarabirebaga, kumera nabi kwa Sara Imana yarabirebaga. Ndakubwiza ukuri, Imana ifite umugambi mwiza, Imana ifite ubushobozi bwo guhindura ibintu bikomeye, ikabigira ibyoroshye. Haleluya. Reka nkubwire, Imana igibasha guhanagura amarira y'uwarayarira. Jambo ry'Imana riravuga ngo hari kurira kwararira umuntu, ariko bwaki impundu zikavuga. Nabonye Imana ikomeye, nabonye Imana ifite ubushobozi buhambaye, nabonye Imana ihindura amateka. Reka nkubwire, uyu munsi wa none muzabisanga mu buhamya nagiye ntanga, natanzemo ibyigisho kuri iyi televiziyo, muzabikurikirana muzumva amateka yanjye, uburyo Imana yayahinduye. Uyu munsi uko Imana ngize uko nguko, ntabwo ari giye ukwigize, kuko nari ndi mu yandi mateka mabi, ariko uyu munsi ndi mu mateka ya Yesu. Yesu ankoresheje ibintu bikomeye, kandi Yesu ankoresheje ibintu bidasanzwe, kandi ijambo ry'Imana riri mu buzima bwanjye. Ndimo ndarikubwira nawe kugira ngo rigire icyo rikumarira muri uyu munsi wa none, mu izina rya Yesu Kristo. Tabita ngo arwaye rero, ngo abera baramurwaza, ngo abapfakazi baramurwaza, ngo abakene baramurwaza, ngo ariko ngo bakajya bishimira ibyo mukoro, ngo bakajya bibuka bakavuga ngo none se Tabita ko arwaye, ngo ntashobora gupfa, ntituzongere kubona ahantu tuvana ikintu cyaturengera, ntituzongere kubona ahantu tuvana ikintu cyadufubika, imbeho ntabwo izatwica. Ngo batangira gutekereza ku mirimo ye. Haleluya. Ndagira ngo umenyeshe ngo imirimo myiza ya Tabita Imana yarayizirikanaga. Haleluya. Kwizera kwa Tabita Imana yarakuzirikanaga. Haleluya. Ubuzima bwe bwari bugoswe n'imbaraga z'Imana, imibereho yari igoswe n'imbaraga z'Imana. Uyu munsi wa none Imana igufiteho umugambi mwiza. Nuba mu buzima bw'Imana, Imana igufiteho umugambi mwiza. Nuba mu gukiranuka, Imana igufiteho umugambi mwiza. Nukora imirimo myiza, Imana igufiteho umugambi mwiza. Nugira kwizera, Imana igufiteho umugambi mwiza. Nta kizakugeraho mu isi kizagira icyo kigutwara. Haleluya. Imana igufiteho uruhare rwo kubasha kukuvana mu bidafite umumaro, hanyuma ikakugira ufite umumaro. Abantu bakabona ko hari Imana wavuganye nayo, kandi ko hari Imana yaguhamagariye gukora ibigaragarira Imana mu buzima bwo mu isi, mu izina rya Kristo Yesu. Tabita ngo arangije ararwara, ngo arwaye araremba. Ikintu gikomeye noneho, ngo yararwaye ageze igihe cyo gupfa, ngo arapfa. Bibiliya yerekana uburyo ngo bamufashe ngo bakamwoza, ngo bamara kumwoza ngo bakamuzamura mu cyumba cyo hejuru, bakamuryamisha ku buriri, bakaryamisha intumba aho ngaho. Bibiliya yerekana iki? Iravuga ngo hanyuma ngo babera na bapfakazi yaboheraga imyenda yo kwambara, ngo bamwicaraho. Bibiliya yerekana uburyo ngo bamwicayeho ngo barira amarira menshi cyane, bafite agahinda kenshi. Ariko ngo muri ako gahinda ntabwo bari bazi ko hari Imana izongera kubeshaho ubuzima bwa Tabita. Ngo babivugaga bavuga ngo Mana, uyu Tabita arapfuye, apfuye kandi yatugiriraga neza, apfuye kandi yadufashaga, apfuye kandi yafashaga umurimo w'Imana. Haleluya. Ndatekereza ko no mwitero Tabita yasengeragamo ryagize agahinda, kuko ibikorwa Tabita yakoraga byagaragazaga Imana neza mu itorero. Imana ishimwe cyane. Tabita ntabwo yari ameze kurya datanga, yashobora kuba atanga n'icyacumi, kuko icyacumi cyaragaragaraga. Impamvu cyagaragaraga, ntabwo wafata ibyawe ngo bikoreshe mu murimo w'Imana ngo wibagirwe gukiranuka mu byacu mutunze. Haleluya. Kuko icyacumi ni umugisha, niho tubonera umugisha w'itunga ibyacu. Bibiliya ijambo ry'Imana ravuga ngo nitufate ubutunzi bwacu tububike aho ingese n'inyenzi zitagera. Uyu Tabita ubutunzi bwe yari yarabubitse ahantu hakomeye, yari yarabubitse mu byuma bikomeye, yari yarabubitse mu buzima bw'Imana bukomeye. Kuko nta kintu cye cyapfaga ubusa, buri kintu cye cyose Imana yarakirindaga. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Rero ngo ararwara arapfa,
ngo amaze gupfa ngo bamwicaraho ngo bararira ngo barataka bakajya bavuga ngo ariko Mana ubu ngubu uyu muntu upfuye uyu mugira neza upfuye bizagenda gute tuzabaho gute ubu tuzifata gute imbeho izatwicira muri iki gihugu kandi niwe wari utugize ngo Imana ngo yumva amarira y'aba bapfakazi Imana yumva amarira y'aba bera Imana yumva amarira y'aba bakene ngo hanyuma ngo ifata umuntu wari muri ako gace ngo bumva ngo amakuru ari gukorerwa mu gace kitwa Iruda ngo Iruda ngo hari umurwayi wari uharwariye ngo ajya gusengerwa n'umugabo witwa Petero ruzuye umwuka w'Imana ngo bamenya amakuru ngo ku Iruda ngo Iruda Bibiliya yerekana ko ngo Iruda ngo hari hegeranye ni Yopa ngo aho ngaho Yopa niho Tabita yarari ariko Iruda niho Petero yarari none ngo hari hasa nkaho hegeranye ngo bafata abantu babiri ngo barabatuma ngo nimugende mutubwirire Petero mumubwire ngo naze atabare ngo asengere umuntu wacu dufite hano turebe ko yazuka ngo abantu babiri baragenda ngo bamaze kugerayo ngo bagerayo babwira Petero ngo banguka vuba vuba ngo umuntu umugira neza twari dufite witwa Tabita amaze gupfa ngo mbese yararwaye baramubwira ngo yararwaye ngo none yamaze gupfa Petero aravuga ngo ndaje tugenda ngo muri ako kanya birayerekana uburyo ngo bahise bahaguruka ngo baragenda bajya Iyopa ngo bamare kugera Iyopa ngo Petero ngo asanga abapfakazi n'abera n'abakene ngo barimo barira amarira menshi cyane ariko ngo ayo marira bariraga Imana yarayarebaga kuko ngo barimo bataka berekana ibikorwa Tabita afite. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ntabwo Imana yakibagirwa ikintu wakoze mama, ntabwo Imana yakibagirwa ikintu wakoze papa, ntabwo Imana yakibagirwa ikintu wakoze wa musore we, ntabwo Imana yakibagirwa ikintu wakoze wa mukobwa we. Nukuri nkubwiza ukuri ko Imana ishoboye byose. Imana ifite ubushobozi bwo kureba ikintu wakoze hanyuma ikintu kibi kikugezeho Imana ikagikora bitewe n'icyo wakoze cyiza. Haleluya. Imirimo myiza igibasha gutuma Imana iza igakora ikintu cyiza ku buzima bwawe, kwizera kujya kubasha gutuma Imana iza igakora ikintu cyiza ku buzima bwawe, imirimo igasoza ibyiza wakoze, hanyuma ibyiza wakoze Imana ikabiguheramo umugisha, ukari umugisha ukomeye ku buzima bw'abantu. Reka nkubwire ngo Imana ifite umugambi wo guhindura ibihe byawe bibi ikagushyira mu bihe byiza. Imana ifite umugambi wo kuvana mu buzima bupfuye ikagushyira mu buzima buzima kuko ariyo ishoboye byose. Haleluya. Petero ngo araza ngo ahasanga barimo barira ari benshi ngo bavuga mu magambo ngo umuntu w'Imana arapfuye, mugira neza arapfuye. Petero ngo arabitegeza arabwira ngo nimuve hano, ngo abaheza bose. Bibiliya iravuga ngo abaheza bose ngo basohoka hanze. Ngo amaze kubaheza Petero ngo amurambikaho ibiganza. Imana ishimwe cyane. Petero ngo arapfukama, ngo amaze gupfukama amurambikaho ibiganza, ngo amaze kumurambikaho ibiganza ngo Tabita arumva. Haleluya. Reka nkubwire ngo uyu munsi wa none hari ibyo ugiye kubona bigiye kukubaho bihindura amateka y'ubuzima bwawe. Ibyo wabonaga byari byaranze bigiye gutangira kongera kwemera, ibyo wabonaga byari byarapfuye bigiye gutangira kongera kuzuka. Kubera iki? Imana yamaze kubona ukuntu wakira imvugo y'Imana. Haleluya. Iyo wakira ijambo ry'Imana rigasana ubuzima bwawe, iyo wakira ubuzima bw'Imana bugahindura ubuzima bwawe, Imana ibasha gukora cyane ibiruta cyane ibyo wibwira n'ibyo udatekereza. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Uyu munsi wa none rero Petero ngo amurambikaho ibiganza ngo maze Tabita arumva, ngo akanura amaso ngo areba Petero, ngo arebye Petero ngo Tabita aranezerwa cyane, ngo Petero ngo aramufata ngo aramuhagurutsa, ngo amaze kumuhagurutsa ngo amufata ukuboko ngo aramujyana amushyikiriza babapfakazi, amushyikiriza babera ari muzima. Imana ishimwe cyane. Bivuga ngo Tabita ibyari byaramubayeho byahise bihinduka bo kubaho. Urupfu rwari rwamujeho rwamuhindutseho kongera kubaho. Reka nkubwire ngo Imana niyo yonyine ibasha kongera kubeshaho ubuzima bw'umuntu bwapfuye. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Reka nkubwire nta kintu cyananira Imana na kimwe mu gihe wizera Imana, nta kintu cyananira Imana na kimwe mu gihe ugendana n'Imana, nta kintu cyananira Imana na kimwe mu gihe gukora kw'Imana kuri ku buzima bwawe. Mvugane nawe uyu munsi unyumva rero. Reka uyu munsi wemerera Imana ikore ku buzima bwawe. Reka uyu munsi wemerera Imana ibesheho ibyawe. Reka uyu munsi umenye ko ibyo utunze byose biri mu biganza by'Imana, kuko uyu munsi Imana niyo bushobozi bwacu, Imana niyo buhungiro bwacu, Imana niyo gukora kwacu, Imana niyo gitari cyacu. Nta kintu na kimwe twabasha kugeraho tutagifashijwemo nayo. Imana ihabwa icyubahiro kandi Imana ishimwe cyane. Tabita ngo Petero ngo amubahiriza ari muzima, ngo baramwakira. Bibiliya yerekana ngo uburyo ngo bamwakire ngo banezerewe, ngo barishima. Ntekereza ko hakoreshejwe ibirori byo kongera kwakira umugiraneza wabo. Ntekereza ko hakoreshejwe basetse cyane kubera ko bamaze kubona umugiraneza wabo. Haleluya. No mwitero ntekereza ko yasengeragamo bakoresheje ibirori bikomeye cyane byo kwakira umuntu wabo wongeye kuzuka kuko yagiraga imirimo myiza. Imana ishimwe cyane. Rero ndagira nkubwire ngo uyu munsi nawe Imana yakwibuka, uyu munsi nawe Imana yakugirira neza. Uyu munsi ndagira nkubwire ngo Tabita yabeshejweho n'ibyiza yakoze, yabeshejweho n'imirimo myiza, niyo Imana yibutse, yabeshejweho no kwizera nibyo Imana yibutse. Uyu munsi rero nawe Imana kora ikintu Imana yakwibukiraho mu izina rya Kristo Yesu. Rero reka nkubwire, wabonaga byaranze, wabonaga bitazemera,
kuri iki kiganiro ugikurikirane, ugihanga amaso, ucyumve neza, ugitega amatwi, kize kuzahura ubuzima bwawe, kibushyire mu mwanya mwiza mu izina rya Kristo Yesu. Mushobora kuza kudushaka, mwadushakira kuri televiziyo n'ubundi nkuko muyikurikiye, mwadushakiraho kuko n'ubundi turahari, turi kumwe namwe, niho dutanga ibiganiro, tuzatuba turi kumwe namwe ibihe byose. Mwari kumwe na Pasteur Nzayisenga Adiel. Uko Tabita yabayeho niko nawe ugiye kongera kubaho, niko nawe ibyo bigiye kongera kubaho, ibyo bonaga byari byaranze bigiye kongera kubaho. Reka nkubwire, washatse urugo ubona ruranze, ariko Imana yakongera ikarwubaka wizeye Imana. Reka nkubwire, warasha urafiansa ntibyemere, ariko Imana yaguha fiance wemewe n'Imana mu izina rya Yesu. Kubera iki? Wizeye Imana. Ikintu cyose ushaka kugeraho Imana yagikora kuko uyizeye kandi uyiringiye. Tabita byarabaye kuko yiringiye Imana, afite n'imirimo myiza. Nkwifurije kugira imirimo myiza, nkwifurije kugira kwizera, nkwifurije gukorana n'Imana. Yesu Kristo azahura ubuzima bwawe, abukire ku murongo mwiza. Mushaka kudukenera kugira ngo tube twabasengera cyangwa tubagire inama z'umwuka kugira ngo mutwitabaze muri ubu buzima, kuko tubereyeho kugira ngo tubafashe mu izina rya Yesu. Mwadushakira kuri nimero kuri 0783320576 0783320576. Ni Pasteur Nzayisenga Adiel, umuhanuzi w'Imana, umukozi w'Imana, ukora umurimo mu itorero Imbaraga z'Umusaraba, ari ryo nyoboye. Imana ibaho umugisha. Shalom shalom. Nawe Imana yakuzura, Imana iguha umugisha.